Karibu hano muri Digital Studio. Tubafitiye serivisi nyinshi zitandukanye harimo gukamera ubukwe, anniversaire, bride shower, baby shower, dukamera mu bitaramo ndetse no mu bindi birori byinshi kandi bitandukanye. Bahanzi, makorari ndetse namwe bakinyi ba filime, nta handi mwakura amashusho meza kandi ku giciro cyiza atari muri Digital Studio. Digital Studio, igisubizo ku banyarwanda. Latif. Yes, Papa. Ndahano nzanira amazi yo kunywa. Mbega icyaka. Mbega inyota ngira. Yanzunga. Papa. Wire mukobwa wanjye. Papa, karakanushe ndashaka gusaba. Nagaki. Ndashaka gusaba ushobora kujya kwa umwana dukorana. Ararwaye mu bitaro, aherutse gukora impanuka. Yayikoze uyu munsi, yayikoze hashize igihe. Hashize iminsi ibiri yonyine, ariko ntabwo ndamugira ko ari inshuti ye hafi. None ko utarabimbwiye? None se ntabwo watashye bwije, sinabonye uko mbikubwira. Ariko umenya gucunguza igihe uburyo umwe. Ubwo wataye igihe cyo kutabimbwira, none ubimbwiye ugeze mu gikorwa ushaka kujyayo. Ugeza amakuru ni meza. Ibibazo ndi kumva hanze twa CID twa ikibazo bagikurikirana sindiho kigeze ubu. Bikurikirane vuba ndashaka kubira ibibazo bikemura. Ibibazo birakurikirana nta kibazo turabikurikirana cyo tugakomeza. None se Papa, ko watashye bwije ntabwo uko mbikubwira kandi twari twaryamye. Bisa nayo gutunguza amagambo nijoro ko none imirimo yose twayirangije ntacyo waduka nkakera. None uzi umubyeyi impamvu agira umwana impungenge? Bayizi iyo mpamvu? Yego ndayizi, ariko ndumva nta kindi gukora, ndagenda biterwaho. None se urwo ruhushya ko numva nakwiye kuruguha? Rero ubu ni saa 10:25. Uruhushya ngiye kuruguha ugende. Ariko kuri iyi si umuntu haba ni umuntu wisobanukiye uwo ari we n'uwo ashaka kuba we. Urabizi? Yego urabizi. Rero nushaka kubaho neza uzabaho neza, nushaka kuruha uzaruha. Sibyo mukobwa wanjye? Yego Papa. Indi
dukurikirane vuba vuba ibibazo ndashaka ko bikemuka. reka tubikore mu kibazo urumva ari ibintu biba bikaze cyane ariko sinzi impamvu bikabikemura. turabikora nta kibazo bikemutse uyu munsi turaguha raporo zamura abakozi. ariko wa mukobwa nushaka uruhushya umva nakumvisha uri kuri telefone ntabwo ujya kure mushuti wawe papa afite ahandi hantu agiye. nibyo se ko ntabwo ujya kure mushuti wiwe namwumvisha kuri telefone namwumvisha papa arabeshya nyine urabona ujya umuha uruhushya kenshi yari kubona agenda agira ishyari yavuze ngo wowe ngo ntabwo ujya umuha uruhushya. none ko arimo avuga kubeshya papa ni ukuri ntabwo nakubeshya ntubeshye. reka nguhihirwe uwo mucuti wawe ugenda umusura ari kwa muganga. yego ari kwa muganga. rero ubu ni 10:10 10:01 ugeze mu rugo nibyo ko papa yego niko nakuze. ngaho genda papa urabikoze koko. reka muhirwa agende mukuru wiwe mugenzi we bizajya bituma atananyumva n'icyo umubwiye cyose ntanyumve kandi igende mukuru wiwe. reka tugerageze ni murumuna wawe reka tugerageze turebe wasanga atabeshya reka genda asure mugenzi we. Ngurate papa urakoze cyane muri se wasonanye afande muracyari mu kazi. Turacyakara. Mwaretse nkareba gatoya muri mashini se ko hari akadokima nari nasizemo ni sawa. Akadokima nari nabitsemo cyagiye mwankizaga mashini ndebe neza niba kakirimo. Bari kukansaba cyane. Harya amakuru ya wa mugabo ukunda kunywa inzoga cyane bimeze bite? Wa musaza ukunda kunywa agatama bya tari. Hariya naragakunda sinziye. Bamwita Tuyi. Ndashaka kumusezerera kuko mbona ndashaka kumusimbuza mabona mwinzoga mu kazi. Ndabona kakirimo hariya nayo zidufite neza se ngashireho. Mwinzoga mu kazi na cyanza agafatesha. Sawa mese. Murakoze ndewe reka ntahe ndabona bwije. Sawa. Kazi keza. Chérie. Somebody natinze. Oh, baby, waje se? You're welcome, baby. Natinze. You're welcome. Fresh. kongera yatinzira byagiye kureba abibuze kanze Muhammad. Ese uranywa gake? Dushaka fiesta gakonje. Fiesta? Ese unywa kaje? Niko kangwa neza. Unywa neza? Ako, barman! Kunywa kaguhi. Unywa neza?
Bebe urafata iki? Ndafata fiesta. Fiesta gakonje gashyushye. Nagakonje. Hano sa neza. Murabizi. Swandurutse. Ese ubaye iki? Ntacyo ubaye? Nta kibazo. Wampamagaye ntacyo ubaye? Nta kibazo mfite. Gusa nari ngukumbuye. Ntiyashaka. Gusa nari ngukumbuye. Wampamagaye wagira ngo uhereye nko mu nzu cyangwa icyo kubaye. Ese ntabwo wigeze ubara? Nari kureba. Nta hantu namubabara. Shendi musi. Basi kora ku mutima cyawe. Ndikana n'ibyo mutima njyewe wambabaje pe. Ni urukundo. Basi. Reka mbwira uzi ko nabwiye papa ndamubwira nta muntu urwaye nawe yanyemereye usa nkaho atabyiyumvamo neza. Abizi gira kamwe. Oya rwose nasize murumuna wanjye imirimo yose ari kwikora wenyine ndavuga niba ndayicubaye. Igihe mukuru muri byose nyine nawe jya widefanda sibyo umeze neza byonyine ibyo urankumva ibyo nyine urandakaje mu buzima bwawe bwose urandakaje. Uzi igihe icyo ari cyo? Uzi igihe icyo ari cyo? birakaje gutekereza sibyo gatoza Adam, meze bite se? Nawe urangana. Ntabwo ndi mu rugo abantu nagiye. Kuko mbona igihe kiri kumfata ahubwo. Oya. Ntacyo ndaje mvugisha mu kanya. Reka mbanze ndebe ibyo nari nagiyemo. Sawa. Hello. usa neza nta kintu wambwira ati njye nakurakariye. wakosora nakurakariye. gute kuri icyo cyakubabaje basi nari mfite ahantu nari kujya gusaba akazi. handuta hakuruta nese kucyo umbwira yuko ngomba kuza gukora ko nkumbuye nari kuza naciye inzira itari yo. gusa reka mubwire si ukunda ndagukunda uri kurangura. ako nawe mugora mbwire basi nukwina ntacyo reka twize ko wari unkumbuye nuko uzaba zizageza icyo kibazo. basi bamubwira sibyo bari muhekeze. oya nta kibazo nta kibazo nta kibazo nta kibazo uranyishisha basi 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 sibyo basi basi urishimye basi niba wishimye basi ntabwo ndishima neza. ishimbe ndaza kwishima rwose ndishima. basi kugira ngo ugende basi ntabwo utazongera ntabwo kumbeshya. uzongera ntabwo uzongera basi basi koze ko nkunda ese ko utari kumwe shiri ushye ko bimeze kose kinywa basanze bahanze inywa ese nibyo wayiteguriye yerekana iwene njyene kabisa ikibazo papa ararwaye. ndetse ameze neza ariko neza
kibazo mu buzima busanzwe. umuhanda wakubanye muremure nanjye nagutegereje ndakubura ariko Imana ishimwe uko wageze. Ni byiza ubwo bishimye tu ariko nanjye ni byiza ubwo bishimye ariko nanjye sinjye tu nturuka kure kandi nari nabanje kubura umuntu. Isi yumvira ni ikibazo cy'amafaranga se cyangwa yakuza mu muhanda. Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga. Nabanje kubura umumotari mu buryo bwo kumubura aho muboneye nyine urumva tuza muyobora ntabwo yari ahazi. Ese ubundi nshobora guhamagaye ndi nakwereka waba washakira akazi rwose aha hariya hano hari urugo rwacu urimo urashaka akazi. ushaka akazi siko numvise telefone isa nako sinayitaho byarangiye. Ntabwo birarangira gusa nyine uba bafite umwanya wenda haje cyangwa ubundi wasangira ukareba niba tugende uyu munsi. ejo uyu munsi ntabwo naboneka ejo tuzaza ryari uzaca mu rugo uzaca mu rugo nzagutegurira gake ukunda iki nkunda wowe ese ubundi urabona iki amasaha ariho arihuta pe. ukunda njyewe shiri amasaha yagiye rwose uzabona gutinda haracyari kare gutinda ntanjye nagusanga urwaye ariko wanteye n'isoni ndumva n'isoni zanyishe sinzi ni koko ndacyari umwana kuko ndacyayoborwa n'ababyeyi ariko ngo jya bamukuru muri byose ntabwo bikwiye ko mfite umuryango kandi mfite papa wenyine na mukuru wanjye urumva ahubwo jya ubaseriye bwira umuvuzi ati papa ahantu bampamagaye aha n'aha gutya ngomba kugenda nkajya kureba niba nabona akazi. Ibi bihe turimo bigaragara ko bitoroshye. papa ntabwo muzi byo gushakisha abashaka kugira ngo bamenye aho ugiye isaha bigarukireho ahubwo ngo baranyice iyo mpaye isaha imwe yonyine muramani nabirenze impa nimero zimuhamagaye mpamagarira papa mpamagarira papa mva nyine mubwire pasi siwe n'ibyo nkunda rero kanajyane nimba wibuka ejo hashize uragiye oya mbese basi sorry uretse gato umvunika mpandika impeta kumwerekeza sibyo ndikeya azabura umugabo sho noneho ndarara nambaye amasogisi ahangaha niho ugomba kugira nawe komereza uranyibye kabisa ariko mwese ngomba kuba mukuru nawe ugomba kuba mukuru sha y'abantu nanyemeje tu nakomeye nani niho nkoze neza akwiye umuntu nkawe nawe uri mwiza ariko tuzakana basi kubura sinzi ibintu mugiye kubona neza gahunda z'akazi ntabwo uri kuzitabira ushize baragushatse ntihabona ko bababaye dufite amadokima iyo urabizi ko ari wowe yashyira ababishinzwe uvuga ugasaba uzaza kuyafata muri ku kantu ese gahunda z'akazi ko n'ubu utazitara
none se ko nihutaga kugira ngo mbwire ikintu mbere mbashe guporogaramu izindi gahunda nubwo nje rwose wumve ko ndabwirwa mu bitugu ntabwo ari ngombwa cyane abyihuta ahubwo wumve ko ari byo agaciro kuba wagiye kugira ngo nze bavugane mbwire icyo bashaka. ikibazo ni kuri kumbwira ngo tubyihuta kandi icyo nshaka kukubwira ari birebire birebire reka reba saa 9:20 ziramfasha kandi birasaba ngo saa 10:10 mbe ngeze ku kazi. Nta kibazo. banzwe n'ako gafanta Ya, wow. icyapa cyari kikwishe da ntabwo cyari kinyuze kubera ko naza ngaha niteguye kugeza naza ngaha niteguye cyo kumubona. umusore ufite girlfriend Yes. ufite amadokima dushaka ko tubara ku bantu bishimiye mu kuvuga ngo urashaka kubona ibintu byazanye nta kibazo bwa mbere ibyo nari byagiye bwa mbere tubona iyi minsi rero dushaka umwanya tugakora cyane kugira ngo tuzagire icyo tugeraho cyane niko bimeze gukora n'inshingano zacu. ubwo rero nagutegereje uzashaka umunsi imbere tukwereka ayo madokima yajyanye nta kibazo ndahari. ndamufite none icyo igihe cyazaye ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka mfite girlfriend wanjye nemera nawe nyemera ntabwo najya kwibuka kandi ndoro uracyari na muto sibundi ufite imyaka ingahe. sawa rero ngiye byiza Akazi keza. sawa Jose Karame papa. enda nkutume amakuru yawe murumuna wawe Yajyanye. yatashye ryari Hashize nk'isaha nk'ebyiri. hashize isaha ebyiri aje genda munzanire mwe mwicara Uriwe neza ariko papa nta kibazo. nta kibazo genda neza Nza muhamagara. Latifa. Latifa, papa aragushaka. watashye ryari nshaka kumenya igihe watashye Papa, natashe kare pe. ariko twe twavuganye ko saa 12 urabugeza ntabwo nagusanze nkabuze ko saa 11 nahageze Jose ijya kunzanira Bibiliya ikibazo ariko ntabwo ari imyaka ikibazo ni iki kumva ndabyumva no mu girlfriend wawe ni mu mufite wanyongera basi ndabubakana ya tujye tumenya kwihesha agaciro rwose uri mwiza ntacyo ubaye niba utamubonye uzabona abandi cyane ko uruze ntunabimbwire ntabwo wabimbwiye sinari mbizi bwe ntacyo ngana ku gafu